Yes, umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira amakuru yo kuri La Difference TV. Nizere ko icyumweru cyabagendekeye neza kuko natwe hano muri studio tuba duhora tubifuriza kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Yes, mu minota rero itarenze 13 tugiye kubanamo, reka turebe amakuru yiriwe avugwa ahanga kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse naho aka kanya bigeze, ndetse yewe niba byaragiye bivugwa bikajya mu ibanga rikomeye cyane, kuko hari igihe usanga byarabaye kera ugasanga aka kanya rero kabaye akanya kugira ngo ibyo bintu bibe byajya hanze. Yes, nyivuga gutyo rero reka tubanze duhere kuri uyu mugabo bita Masunzu guhera ku munsi wa kane. Byakomeje guhwihwiswa binavugwa yuko uyu mugabo yaba ari mu bintu byo kuba yagira gutya aka joininga M23, arimo ashakisha inzira zose. Ariko mbere yaho, nyuma yuko uyu mugabo byari byamubanye bibi cyane, hakaba aho byakekwaga yuko uyu mugabo Kisekedi baba bari kumwikoma, ndetse bamushyize kuri liste y'abantu bagomba gupfa mu gihe baba babonye yuko ibyo ari gukora bitari gutanga umusaruro ufatika. Noneho ikiri kuvugwa ubu ngubu ni iki: uyu mugabo mu ibanga rikomeye cyane uyu munsi wa none akaba ngo yaba yavuganye n'umwe mu bayobozi bakuru ba M23 ashakisha uburyo ki yagaruka kujoininga muri M23. Mwabantu mwe, icyo bita bya bindi njya nkunda kumva abashinwa bizera ngo ni karuma, ni ibintu nk'ibyo, ntabwo njya nkunda kubisobanukirwa, ariko ubanza iri kumugaruka bya bindi bitanga kebo kajya wabo wa mugaro. Uyu mugabo ashobore kuba ari kureba hirya no hino, akaba ari kubura aho yakerekeza. Ese uyu mugabo M23 yaza kumwemerera koko bakaba babana? Uyu mugabo ko yakoze amabara menshi cyane, akica abanyamurenge bagenzi be, ndetse tutibagiwe na generali makanika. Ngayo nguko reka tubitega amaso turebe. Twamaze kubona yuko benshi bagiye bajoininga M23 bo muri FARDC ndetse na Wazalendo. Icyaba gisigaye n'uyu mugabo rero waba utahiwe, ariko kuko byanyabyo uyu mugabo ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bumushaka, kuko bwamaze kumushyira kuri liste y'abantu nabo bagomba gukurwa mu nzira bite nuko bamwikanga gukorana na M23. Reka twirikize ku mirongo yo ku rugamba, aho urugamba rumeze nabi cyane, rwakaze cyane, aho bita Kisangani. M23 irabatonaguye koko, irabatonoye, irongera irabatonora. Nimba wumva icyo bita gutonora koko, nimba ari M23 noneho yakoze igikorwa ikagenda ifotora ishyira amafoto hanze, ariko ndakubwiza ukuri ko byakomeye. Aba bagurwanyi ba Wazalendo, igihugu cya Kongo ndahamya neza ko nikitareba neza uyu mugabo Kisekedi akava ku butegetsi, igihugu kiwe kizasigarwamo abaturage mbarwa. M23 niramuka ifashe ubutegetsi, iramutse ifashe nk'iyi Kinshasa yose igafata Kongo yose, yazayobora abantu bake cyane, kuko abasirikari bwabo ba FARDC nyuma yuko havuzwe uriya musirikari wishe abasirikari bagera muri 3 bagenzi be, ndetse akongera nawe bwagashaka kwiyica, abandi bagakomereka, na nyuma yaho abasirikari nabo bongeye kurasana. Amakuru angiraho ngo nuko abagera kuri 16 bashizemo umwuka. Aho ngaho n'ubundi aho Kisangani n'ubundi byose bikururutse kuri uyu musirikari wari wabuze ibyo kurya. Nanone M23 amafoto yasohotse hanze, yasohotse abasirikari ba FARDC barasaguwe bikaze cyane, ndetse kandi nanone aba Wazalendo boreka sinakubwira babigirije yankana, bambaye biki byose. Uyarebye amafoto nayo wavuga ati mwoka byaramwe, ibi bintu ntago ari ibyina. Ahangaha intambara koko irahari kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero ni mu rugamba n'ubundi ni rwatangijwe n'aba Wazalendo bari kwataka M23. Monsherami baba kubisi kitwa ibihano, mu byumve neza, ku musozi. Ahanga ni ku gasozi ntarashobora kumenya izina, ariko bahakoreweho ikitwa mahajabu. My God, M23 ngo ntagikora. Yewe we, irabatutumuye
irongera batutumuye koko. Reka sinakubwira amafoto ari hano ni akaga, ngira ngo hari abayabonye wenda makeya nagiye nshyira mu rubuga rwa WhatsApp groupe. Gusa nanone reka tuve kuri abangaba duhite ko twerekeza aho bita muri Bukavu aho bita za Kabare. Aba bawazarendo bakoze agatendo gakomeye cyane, ariko agatendo bakoze baje kugakorera kuri M23 nibo ubwabo ahubwo agatendo gahindukiranye. Imirwano aba bawazarendo batangije ku isaha ya 5, ubwo twari tuvuye mu makuru yandi ahari ndakeka, ubwo twa tuyavuyemo aba wazarendo bahise batangiza ibitero bikakaye cyane kuri M23. Ibi bitero byatumye abaturage bongera kubona yuko ibintu byakomeye byafashe indi ntera, bituma abaturage berekeza mu bice bya za Katana, abandi bahungira mu bice bya hano kuri kino kibuga cy'indege cya Kavumu, bitewe nuko babona yuko M23 ho kugira ngo ibe yahava cyangwa se humvikanye isasu ko batabura guhita ko batanga icyitwa umusada cyangwa se kuza kureba uko bigenze kugira ngo umutekano ugaruke. Aba baturage rero niho bahungiye kuko bazi neza ko M23 ho ihafite umutekano uhagije cyane, kuko yaharwana ikongera ikarwana no ku rwego ruri hejuru cyane. Aba bazarendo rero bakoze ibingibi bigahahamura abaturage. M23 barwanye rwose rwabuze gica. Aba bazarendo banze gusubira inyuma. Imirwano nubwo yabaye nk'isa naho ihagaraka kanya amasasa atari kumvikana, ariko aba bazarendo ntago basubiye inyuma. Tekinike aba bazarendo iri kuvugwa yuko bakoresheje, tekinike aba bazarendo ngo bakoresheje nuko bashyize intwaro hasi bakazihisha, barangiza bagakuramo imyenda bakigira abasivile basanzwe, ku buryo ngo M23 itari kubavangura n'abaturage muri uyu mugoroba. Ubu byumvikane ko awasanga ara kandi gatendo bari gutegura kugira ngo baze kugwa M23 gitumo ahanga muri aka gace kakabare. Ngayo nguko mwoka byaramwe ibintu bikomeje gufata indi ntera. Nanone kandi ku rundi ruhande muri Uvira igisirikare cya FARDC gikoze deployment y'akataraboneka y'akaga ihahamuye abaturage. Abaturage bakimara kubona iyi deployment y'aba basirikari bazanye n'ibikoresho by'akataraboneka, bahise babona yuko hari ikindi kintu kidasanzwe cyaba kiri gutegurwa. Nanone kandi aha muri Uvira ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ibintu bikomeje kuba bibi ku ruhande rwa Kisekedi. Aba generali bakomeye n'abagaba b'ingabo cyangwa se abakomandazi baba sirikare mwibanga rikomeye cyane bamaze gutegura inama karabutaka, bakaba bagiye bavamo umwe ku buryo abasirikari batoya badashobora kubimenya, ndetse we n'abandi basirikare basa naho bari hejuru ko batari kuri urwo rwego kuko byamenyekanye ari imbarwa cyane, bagiye mu nama y'akataraboneka. Inama rero yagiraga iti bagize ubwoba yuko Kisekedi ngashobora gusinya amasezerano yuko M23 yakongera yayobora imyaka 8 utu duce twose, ndetse ni Uvira nayo urabyumva tayari yabirimo, bitewe nuko ngo M23 yabisabye. Uwo rero bita Trump ashobora gufata umwanzuro wuko ibyo M23 yasabye yo byose yabihabwa. Noneho Kisekedi buriya Amerika iramutse ivuze, Trump iramutse avuze, byanga bikunda Kisekedi niyo yakanga gahakana kagira gute ibyo bavuga byagira gute byakubahirizwa neza 5/5. None rero byabateye ubwoba, baravuga ati rero tutirwanyeho hakiri kare ntago twamenya iby'uyu mugabo, reka rero dufate imyanzuro ifatika turebe icyo twakora kugira ngo iyi M23 nibaramuka baduteye umugongo tuzirwaneho itaba yakataka iyi
Uvira ugasanga intambara ituzanye hehe, ituzanye no mu gihugu cy'iwacu, ugasanga bibaye bibi cyane. Niko bo baba bikanga yuko M23 niramuka ifashe Uvira tayari intambara izaba yabagezeho. Yego si ibyo nanone kuko imirwano ikakaye cyane ahangaha muri Katana. Aba wazarendo bikatishirije tike iberekezo wabo wa twese ubwo batekerezaga yuko bagiye gukora akantu gakomeye cyane, bakarara ahangaha muri Katana baraririye M23, ariko bisa naho ubwabo bari baraririye urupfu. Bari bategereje yuko M23 imenya yuko bahari, yarangiza igahita M23 igomba kubakorera nyine ibyo igomba kubakorera. Gusa nanone ahangaha byagenze bite? Aba barwanyi mu ijoro nibwo baje, byavuzwe yuko baharaye bategereje yuko isaha ya nyayo M23 bari buze kuza kuyikorera ibyamfurambi. Isaha rero yaje kugera n'ubundi mu gitondo ku isaha ya 11:52 nibwo aba wazarendo babonye M23 iri kuva kuri patrouille isubira mu birindiro byayo, bayigabaho ibitero, ariko bari baraye bayicunze neza, bayitegeye ambushi ahantu hanyaho, ariko byarangiye M23 ibakozemo agatendo gakomeye cyane, birangira M23 abagera kuri 7 bose ibakatishirije tike iwabo wa twese. Yes, nanone kandi si ibyo kuko ahangaha muri Warikare mu gace ka Mpeti M23 yatse FARDC ndetse na wazarendo imbunda nyinshi cyane mwoka byaramwe. Ahangaha aba wazarendo na FARDC M23 ibakoreho agatendo gakomeye cyane, ibaka imbunda z'abasinepa ndetse n'imbunda za Morutiye n'imbunda zindi zigiye zitandukanye. Aba wazarendo bari bagize gutya, bataka M23 bahura n'uruva gusenya mu masaha ya 8 nibwo M23 ibakoreye ibintu bibi cyane, ibaka n'ibyo bikoresho byabo. Gusa nanone nabwo ku rundi ruhande Kisangani imirwano ishobora kuba yabaye igapfiramo abasirikari 34 ba FARDC mwoka byaramwe. Iyi mirwano ntago yari yoroshye, nimba FARDC itakaje abasirikari 34 muri Kisangani, bakabaka imbunda zabo zigiye nazo zinyuranye, izaba sniper, izirimo izo zamurutse ama BM AK47, imbunda nk'izo nyinshi. Urumva ko urugamba ntago rwari rworoshye. M23 ahantu hose irimo noneho iragenda ikora ikitwa umva my god, itanga ibihano bikomeye cyane bikaze bikakaye. Gusa nanone ibi byose bitangiye gukara aho ibi biganiro bitari kugira icyo bisa naho bitanga ku ruhande rwa M23, ibyo isaba ntibibe. Kavuga ati n'ubundi niho hahandi, nimba bari kutwima ibyo turi gusaba, natwe rero reka dukoreshe ubundi buryo ibi byose tube twabyiha. Gusa ku rundi ruhande nanone M23 nabo bakoze inama ngo yarigamije kugira ngo barebe ko bakirinda ibitero by'aba wazarendo bakomeje kubagabaho ku rwego ruri hejuru.